Reka nkwikaze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Reka mbona no kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho rero hose. Reka rero nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nshuti mukundwa rero nyemera turebera hamwe izi breaking news natwe namakuru turimo kumenya muri kano kanya. Ni inkuru yakomeje kugenda itera abantu benshi urujijo ndetse inabatera ubwoba. Ibibereye i Kayonza ni ibintu byakomeje kugenda abitera abantu benshi ubwoba ndetse binabatera urujijo. Iyi ni inkuru yakomeje kugenda igaruka aba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni inkuru rero yakomeje kugenda itrendinga cyane. Ni ibintu byakomeje kugenda rero bitera abantu benshi urujijo, nkuko tujye kuba twabigaruka muri iyi nkuru none rero kugira ngo uze kuba wabasha kubisobanukirwa ibyaje kuba ku musore wagiye mu irimbi i Kayonza agiye gusura imva ya sheriwe, dore ko ngo sheriwe aherutse kwitaba Imana, ngo yari amaze igihe kingana n'imyaka 2 apfuye. Bakaba bari mushyingo rero mu irimbi hano riherereye hano muri kano karere ka Kayonza. Ngo rero yaje gufata umwanzuro rero kujya gusura imva y'uwahoze ari sheriwe. Rero ibyo yaje kuba yahuriraho n'uruva gusenya ni ibintu biteye ubwoba, dore ko n'abantu benshi baje guhurura barahagera barareba nabo ubwoba burabica. Bamwe mu baturage baje kubona imbona nkubone ibyabaye kuri uyu umusore bakimara kugera kuri rino rimbi aho yari agiye gusura iyi mva ya sheriwe, nabo bakaba bakwiye imishwaro barirukanka ubwoba burabica bitewe n'ibyo baje kuba babonera muri ririmbi. Ndetse n'uyu musore nawe akaba yakangaranye akagira ubwoba akimara kubona ibi yaboneye muri ririmbi. Nk'uko rero inkuru ikomeje kugenda itrendinga igarukaho cyane, uyu musore akaba ngo yaje no kugira ikibazo cy'ihungabana mu mutwe nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Tukaba twaje kugira rero twaganiriye na bamwe mu baturage baje kubona imbona nkubone ibyaje kubera muri ririmbi, dore ko byari binateye ubwo. Bakaba bagize rero ibyo baza kuba batusobanurira cyangwa se bakaba bagize ibyo batubwira, natwe tukaba tugiye kuba twaza kubigarukaho muri iyi nkuru ya none kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa ibyabereye i Kayonza muri ririmbi aho uyu musore yari agiye gusura imva ya sheriwe wari umaze igihe kingana n'imyaka 2 atabarutse. Icyo tugusaba rero no kudutega amatwi ukaza kugera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa neza ibyabereye muri ririmbi hano muri kano karere ka Kayonza nkuko amakuru akomeje kugenda abigarukaho. Ni inkuru rero yakomeje kugenda igarukwaho aba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni inkuru yakomeje kugenda itrendinga cyane by'aka kaga uyu musore yaje guhurira nako mu irimbi hano mu karere ka Kayonza. Dutega amatwi rugire ku musozo w'iyi nkuru ubundi uze gusobanukirwa, gusa niba ufite umutima woroshye ntiwumve iyi nkuru kuko ni inkuru iteye ubwoba cyane. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, nta kindi tugusaba, turagusaba gukora kuri subscribe kandi kuri sabone kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona 5 kuri 5. Ni buryo kirero cyane rero, reba munsi ya video yawe urabona hano ndetse sabone cyangwa subscribe ubundi hakande ntunibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere, inkuru zacu ujye uzikurikirana uri mu bambere. Kurashare cyangwa se partage aya makuru uyasagize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone aho twakosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubushishozi, amakuru acukumburanwe ubuhanga ndetse amakuru yizewe cyane. Nkwaye ikaze. Yes, nkuko twari tubikomoje rero ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni inkuru yakomeje kugenda itrendinga, ni inkuru iteye ubwoba ibyabereye hano mu karere ka Kayonza mu irimbi hano muri kano karere ka Kayonza biteye ubwoba nkuko amakuru yakomeje kugenda atugeraho. Natwe akaba ari amakuru twaje kugira ngo tubagezeho muri kano kanya, tubagezeho update z'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho kuri iyi nkuru y'umusore waje guhurira n'uruva gusenya mu irimbi aho yaragiye gusura umukunzi we cyangwa se uwahoze ari umukunzi we uherutse gupfa mu myaka 2 ishize. Ariko ibyo yaje guhurira nabyo hano muri no rimbi i Kayonza
bikaba biteye ubwoba dore ko n'abaturage ubwabo nabo baje guhurura bakihagera nabo bakwira imishwaro barirukanka bitewe n'ibyo baje kuba babonera muri iri rimbi. Uyu musore nawe akaba ngo yaje kuba yagira ikibazo cy'ihungabana mu mutwe bitewe n'uko ibyo yabonye ari ibintu biteye ubwoba. Nta kindi tugusaba rero, dutege amatwi kugira ngo uze kuba wabisobanukirwa, nugera ku musozi w'inkuru rero uraza gusobanurwa neza iby'iyi nkuru yakomeje kugenda igarukwaho hano muri kano karere ka Kayonza. Nabyo uyu musore waje gusura imva y'uwahoze ari sheriwe akaza kuhahurira n'uruva gusenya. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abitangaza, uyu musore ngo yari afite umukobwa bakundana. Uyu mukobwa rero ngo aza kwitaba Imana azize urupfu rutunguranye nk'uko amakuru twaje kuba twamenya kuri uyu mukobwa aya avugaga. Uyu musore rero ngo kubyakira byaramugoye kugeza aho ngo ubu ngubu atigeze anashaka cyangwa se ngo abe yagira n'undi mukunzi ngo agira cyangwa se ngo agire n'undi mukunzi ashaka. Gusa ngo buri kwezi ngo yajyaga aza gusura uyu wahoze ari umukunzi cyangwa se yajyaga aza gusura imva y'uyu wahoze ari sheriwe. Gusa ariko ngo uyu munsi akihagera ibyo yaje guhuriraho nabyo ngo ni ibintu biteye ubwoba byakomeje kugenda bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye, kuko bamwe mu baturage twaje kuganira baje kuba babona imbona nkubone ibyaje kuba kuri uyu musore nabo baje kuba babitangariza, bikaba ari ibintu biteye ubwoba. Uyu musore ngo akigera hano muri ari imbere herere hano muri kano karere ka Kayonza ahashyinguwe wahoze ari umukunzi we, ngo akimara kuhagera rero akigera kumva y'uyu wahoze ari umukunzi we ngo yaje gutungurwa nuko yagiye kubona abona imva irasamye havamo umukobwa. Gusa ngo uyu mukobwa wavuyemo ngo umutwe we wari umeze nkaho ari ikiyoka ndetse no hasi naho hameze nkaho ari ikiyoka nk'uko mukomeje kugenda mubibona, ariko ngo amataye ngo yari umuntu bigaragara ko ari umukobwa. Uyu musore rero ngo akimara kugera ahangaha ntibiyaje guhurira nabyo hano, aho ngo yaje guhita akubitwa n'inkuba arumirwa, gusubira inyuma birangije rero ngo uyu musore nibwo yaje atabaza abaturage hafi aho ngaho nabo baraza. Bakihagera nabo babona ibyo ngibyo uyu musore yaje kubona, nabo bakwirwa imishwaro barirukanka. Abafite imitima ikomeye nibo baje guhagarara bareba kuko ibyo bintu byari biturutse muri iyo mva cyangwa se bareba icyo kintu cyari giturutse muri iyo mva, bigaragara ko ari ikiyoka ku mutwe ndetse no ku gihimba cyo hasi hagati bigaragara ko ari umukobwa w'amataye. Abantu rero baje kuba babibona nabo bakaba baje kudutangariza ko byabateye ubwoba, aho uyu musore amakuru akomeje kugenda abitangaza ko yaje kugwa igihumure, aho ngo yagize n'ikibazo cy'ihungabana mu mutwe, ngo akaba yahise ajyanwa mu bitaro. Iyi akaba ari inkuru ikomeje kugenda igaruka hano mu karere ka Kayonza muri iri rimbi. Rero uyu musore bari barashyinguye mushe, bakaba yajyaga gusura iyi mva ye buri kwezi, ariko ubu ibyo yaje kuba yahurirayo nabyo bikaba ari ibintu biteye ubwoba. Nguko ngayo rero inkuru ikomeje kugenda igaruka hano muri kano karere ka Kayonza, aho umusore yagiye gusura imva y'uwahoze ari sheriwe, birangira ahahuriye n'uruva gusenya ndetse byamuviriyemo no kugira ikibazo cy'ihungabana mu mutwe. Niba ari ubwa mbere rero ubanye natwe, nta kindi turi gusaba gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo amakuru yacu ugiye yabona 5/5. Ni ibintu byinshi cyane rero, ureba munsi ya video yawe urabona hano handitse sabone cyangwa subscribe, ubundi hakandi ntuhinibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo hane tujye dushyiraho amakuru notification ugiye uzibona uri mu bambere. Kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwagiye kuri like ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe byiza ubishime ndetse n'ibi nabyo ubinenge, kugira tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse n'ubuhanga, amakuru yizewe cyane. Wakoze kubona natwe rero, ciao bye bye, amakuru nakagaruka.